Yes, wageze kuri ya channel yanyu where we standardize discipline and we take the comfort as the enemy. Kabisa rero uyu munsi tubafitiye insanganyamatsiko igira iti kuki ugomba kugumana focus no kurangiza ibyo watangiye. Ese wigeze utangira akazi ufite intego yo kugakora neza ariko nyuma y'iminota mike ugasanga uri kuri telefoni cyangwa utekereza ibindi bitari muri gahunda yawe? Focus rero ni itandukanya abantu bafite intumbero n'abagerageza gusa. Rero niba udashobora kugenzura aho ushyira imbaraga zawe, isi izagukoresha ibyo ishaka aho kugufasha ibyo ushaka. Uyu munsi tugiye kureba uburyo butanu bwo kugumana focus no kurangiza ibyo watangiye. Icyambere ni ugupanga umunsi wawe mbere yo gutangira. Iyo ubyutse utazi neza icyo ugomba gukora, ubwonko bwawe buhitamo ibintu byoroshye kandi bidafite agaciro. Andika ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kurangiza uwo munsi. Ibi bituma ubwonko bwawe bujya mu murongo uhamye. Icya kabiri ni ukuzimya notification zose zidakenewe. Telefoni ni igikoresho cyiza ariko n'umwanzi ukomeye wa focus. Buri notification iguhagarika mu byo urimo gukora, bigasaba igihe kinini ngusubire mu murongo. Rinda umwanya wawe wo gutekereza. Icya gatatu ni ugukoresha time blocking. Aho kuvuga ngo ndakora umunsi wose, gabanya igihe nk'iminota 30 cyangwa isaha imwe yibanda ku kintu kimwe gusa. Iyo ubwonko bwawe buzi ko bufite igihe gito, bukora cyane kandi bukarushaho gukora neza. Icya kane ni ukugira aho ukorera hasukuye kandi hatuje. Ibintu byinshi ku meza yawe bituma ubwonko buhuzagurika. Focus ikunda ahantu hari gahunda kandi nituze. Gabanya ibikurangaza byose aho ukorera. Icya gatanu ni ukwiga kuvuga oya ku bintu bitagufitiye umumaro ku ntego yawe. Si ibintu byose bikwiye umwanya wawe. Ibintu byinshi bisa n'amahirwe ariko birakurangaza. Kwibanda ku kintu kimwe kugeza kirangiye niyo ntwaro ya focus nyayo. Focus yawe niyo mbaraga y'iterambere ryawe. Niba wiyemeje kugumana focus guhera uyu munsi, andika ndi maso muri comment. Reka duhurire muri video itaha.